dushaka mwitorero ryacu ntidushaka kuwanduza, ntabwo tugusubiramo kenshi ngo bigaragaze yuko iyo umuntu yabatijwe mu mazi menshi aho wabatirijwe hose nitwongera kukubatiza ariko turakwigisha. Ariko iyo dusanzwe utarabatijwe mu mazi menshi bakakubatiza ku gahanga, umubatizo w'amazi menshi niwo twemera, kuko umubatizo wo ku gahanga ntawo tuwubona. Umubatizo w'igice kimwe ntawo tuwubona. Bibiliya itubwira ko Supiriye muramuzi? Abo ku yandi matore Supiriye muramuzi? Ntimumuzi. N'umwarimu ubarizwa hano Kacyiru kandi ukora umurimo we neza, azi gutegura ibiterane, azi no kuvuga, aributse kuba bisha. Cyakabiri, umubatizo ufite ikindi gisobanuro kivuga ngo nemeye gupfana na Kristo mu mubatizo, kandi nemeye kuzukana nawe ariko mfite ubundi buzima. Nemeye mu mubatizo twapfanye na Kristo, biranditse mu ijambo ry'Imana, kandi muri ngo tuzuranwa nawe duhabwa ubugingo bushya. Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Itorero rya Rwintare, itorero rya Kabare, itorero rya Kabagari n'itorero rya Kinamba, kandi aho niho mwaguye mwese. Banje gushima Imana itwejeje kuri uyu munsi umubatizo. Ubundi twateganije ko umubatizo wajya uba gatatu mu mwaka, kandi ngira ngo byarubahirijwe, tubatiza mu mezi ane. Umubatizo rero wa nyuma uyu mwaka w'2022 n'uyu munsi, kandi dufite ishimwe ryinshi ku Mana kubera ko ababatizwa bariyongereye. Akaba rero mbahaye ikaze mwese abaje kubatizwa n'ababaherekeje, ndetse n'abayobozi n'abadiyakoni n'abandi bantu bose bagize uruhare kugira ngo tugere kuri uyu musaruro w'uyu munsi. Nagira ngo duhe Imana icyubahiro. Nakiriye abakozi b'Imana bayoboye amatorero maze kuvuga. Turi kumwe n'umuyobozi wa hano itorero rya Kacyiru Kanserege, reka basuhuze. Yesu ashimwe. Amen. Yitwa Pasiteri Sibomana Jean Bosco. Turi kumwe na pasiteri uyobora itorero rya Rwintare, reka nawe abasuhuze. Yesu nashimwe cyane. Amen. Yitwa Ndamyabera Jean Pierre. Turi kumwe n'umuyobozi w'itorero rya Rugando, nawe nabasuhuze. Haleluya. Amen. Yitwa Musimbira Jackson. Turi kumwe n'umuyobozi w'itorero rya Kabare, abasuhuze. Amen. Yitwa Pasiteri Nahayo Bensa. Turi kumwe n'umupasiteri dukorana ku Kimihurura, ari nawe ugerageza kumfasha muri gahunda y'abanyamubatizo, reka basuhuze. Yitwa Pasiteri Himbana Vianney. Turi kumwe na pasiteri ufatanya n'umushumba w'itorero rya Kabare, ni Pasiteri Pascal, reka abasuhuze. Kandi tumushimire ko yitabiriye umubatizo. Turi kumwe na mwarimu Nkomezi Ernest, nawe ubarizwa muri Kabare, reka abasuhuze. Amen. Turi kumwe na mwarimu wa hano Supiriye, suhuza abantu. Haleluya. Amen. Hari abandi bakozi b'Imana batabonetse, uzi impamvu zabo. Umuyobozi wa Kinamba n'umuyobozi w'itorero rya Kabagare, tuzi impamvu badusabye uruhushya kubera izindi mpamvu
z'ingenzi. Tukaba rero tubashimira mwese abakozi b'Imana turi kumwe kuri uyu munsi, kuko ni umunsi mukuru w'itorero. Tunejejwe rero no kuba turi hano uyu munsi mukuru w'umubatizo, ariko turi kumwe n'imiryango y'ababatijwe n'abandi baje babaherekeje. Reka nsabe aho bari bajeje kubakira abaje baherekeje abaje kubatizwa. Haleluya gatatu. Haleluya. Barakaza neza bene data, Imana ibahe umugisha hamwe natwe, turabishimiye kandi turabakunze. Amen. Reka tufungure inzira mbasabe buri wese asubire mu mwanya we aho yari yicaye. Abahageze kubatizwa kwande? Ese burya Yesu nawe yarabatijwe? Icyo gihe Yesu ava i Galilaya aja kuri Yorodani, asanga Yohana ngo amubatize. Nawe ashaka kumuhakanira ati, ko ari igihe wari ukwiriye kubatizwa nawe, none ni wewe unsanze? Yesu aramusubiza ati, emera ubikore, kuko ari byo bidukwiriye ngo dusohoze gukiranuka kose. Ahera ko aremera. Yesu amaze kubatizwa, uwo mwanya ava mu mazi, ijuru riramukingukira, abona umwuka w'Imana amanuka asa n'inuma amujyaho, maze ijwi rivugira mu ijuru riti, nguyu mwana wanjye nkunda, nkamwishimira. Muri iri jambo tugiye kuvuga ku bintu bitatu gusa. Ijambo rya mbere turareba umubatizo ni iki. Ijambo rya kabiri turareba ubusobanuro bw'umubatizo ku mwizera wese. Ijambo rya gatatu turareba muri Bibiliya umubatizo wemewe n'uwo. Hanyuma tubigusoma. Ikigiriki ni ururimi rwakoreshwaga muri ibyo bihe bya kera by'umwami Yesu. Bavuga ko ari ijambo risobanura kwibiza umuntu mu mazi, ukamwibiza, cyangwa kwinika ikintu mu mazi akakirengera. Umubatizo ni iki? Usobanura kwibiza umuntu mu mazi cyangwa kwinika umuntu mu mazi akamurengera. Nicyo bisobanura muri urwo rurimi rw'Ikigiriki. Umubatizo ni umuhango wera ukorwa n'itorero. Iyo tuvuga ko umubatizo ari umuhango wera, biba bishaka kuvuga iki? Biba bishaka kuvuga ko ari umuhango udakorwa uko umuntu ashatse. Ni umuhango ukorwa hakurikijwe ihame ry'ijambo ry'Imana, kandi ntabwo ari umuhango ukorerwa umuntu kubera yuko abishatse gusa. Hari kondisiyo kugira ngo umuntu yemererwe kubatizwa. Ntabwo tubatiza abapagani, nta nubwo tubatiza umuntu nubwo yaba abishaka, ariko tukamenya yuko atahindutse. Niyo mpamvu rero umubatizo ni umuhango wera
kubera yuko ukorwa hashingiwe ku ijambo ry'Imana kandi no muhango dusanga muri Bibiliya. Imihango yera mu itorero ni ibiri ikomeye nubwo ari myinshi. Ikomeye ni ibiri imihango yera mu itorero. Umuhango wa mbere no umuhango w'umubatizo nyine tugiye kubatiza, kuko usobanura ufite igisobanuro mu buzima bwa Yesu, turaza kubireba. Undi muhango wera mu itorero ukomeye ni umuhango wo gusangira umubiri n'amaraso z'umwami, ibyo twita ifunguro ryera. Iyo mihango ko ari ibiri ni imihango ikomeye mu itorero kandi ifite igisobanuro ku buzima bwa Yesu. Iryo jambo ndarirangije. Tuvuge yuko umubatizo ari iki? Umuntu w'inyuma. Dusobanuye umubatizo ko ari iki? Abantu bari inyuma baba bagiye kubatizwa. Kuri bari abicaye inyuma twavuze ko umubatizo ari iki? Yego. Kwibiza cyangwa kwinika mu mvugo yihe? Yego, y'ikigereki. Mu itorero tuvuga ko umubatizo ari iki? Mvuze ko umubatizo ari iki? Mu itorero tuvuze ko ari umuhango wera. Kuki witwa umuhango wera? Yego, kubera ko ufite akamaro. Nta wabyumvise neza? Muri abanyeshuri ndatekereza ko benshi mwasoje ibizamini, ngo nanjye iyo nda kuba nari gushiramo nanjye. Yego, zamuye akaboko. Yego. Kubera ko udakorwa kuko umuntu yishakiye, ni kubera yuko navuze ko tudashobora kubatiza umuntu nubwo yaba bishaka, ariko bizwi ko atarahinduka. Ni umuhango wera rero, kandi no muhango udakorwa n'umuntu wese ubonetse. Muranyumva? Ubundi gufata umuntu ukamwinika mu mazi, ukamwibiza mu mazi, umuntu wese yabikora. Umuntu wese ariko igituma ari umuhango wera nuko udakorwa n'umuntu wese ubonetse. Hari abantu mu itorero bemerewe gukora uwo muhango. Uyu muntu wayifotora yitwa mwarimu Cyprien Hakizimana. Erekera hariya bakureba. Abantu Cyprien muramuzi? Abo ku yandi matore Cyprien muramuzi? Ntimumuzi. N'umwarimu ubarizwa hano Kacyiru kandi ukora umurimo we neza, azi gutegura ibiterane, azi no kuvuga. Ariko Cyprien ntashobora kubatiza. Muranyumvise? Ntashobora kubatiza kubera yuko ntabwo aragera ku rwego yemerewe kubikora, kuko itorero ryashizeho gahunda kugira ngo abakora uwo murimo babe hari urwego bagezemo. Niyo mpamvu rero umuntu wese w'umukristo atakwitokeza nubwo waje kuvuga ubutumwa mu gihugu cyacu ufite iyo mpano yo kubwiriza ubutumwa bwiza. Umukristo aragenda akabwiriza ubutumwa bwiza, abantu bakihana, ariko bagera igihe cyo kubatizwa akazaja ku itorero rye akababwira ngo nagiye kuvuga ubutumwa mu Buhindi cyangwa mu Burayi cyangwa ahandi hantu, abantu barihana, none mutegura abantu bazaza kubatiza. Itorero rigategura abapasiteri baza gukora uwo murimo, kandi uwabwirije ubutumwa bwiza abantu bakihana ari umubwiriza butumwa. Umubatizo ndavuga usobanura ibintu nka bitatu ngiye kuvuga mu buzima bw'uwizera. Umubatizo ku muntu wizeye, mwebwe mugiye kubatizwa, ufite igisobanuro kivuga ngo ni ukubwira isi. Iyo tuvuga isi irimo abantu benshi, ni ukubwira isi ngo sinkiri wa wundi, narahindutse. Nicyo bisobanuye. Uyu munsi mujye gutanga ubuhamya hano mu rusengero, mwaherekejwe n'abantu benshi, ariko icyo bisobanuye ku bantu batizera n'abandi bantu bari babazi, ni ukubabwira ngo sinkiri wa wundi mwari muzi,
narahindutse. Kandi iyo umuntu ahindutse n'izina rirahinduka, n'ingendo irahinduka, n'amagambo arahinduka. Sinkiri wa wundi mwari muzi, narahindutse, n'izina ryanje ryahindutse. Ni ubuhamya muje gutanga kubwira abantu bari babazi b'inshuti zanyu mwabanaga, abo mwakoranaga ibyaha. Ni ukubabwira ngo sinkiri wa wundi, nahindutse. N'amagambo arahinduka. Iyo uri umusore ntabwo wongera kuvuga ngo ndagaswe. Iyo ni imvugo y'abapagani. Mugomba kumenya amagambo mukoresha y'abakirisitu. Ntabwo umukirisitu avuga amagambo yose. Wicaranye na papa, wicaranye na mama, hanyuma ugakubita ibigambo nk'ibyo ngibyo kandi warakije. Iyo umuntu yahindutse, aba yarahindutse mu ngeso, agahinduka mu bitekerezo, agahinduka no mu magambo. Bibiliya iravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ni icyaremwe gisha. Ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse kuba bisha. Cyakabiri, umubatizo ufite ikindi gisobanuro kivuga ngo nemeye gupfana na Kristo mu mubatizo, kandi nemeye kuzukana nawe ariko mfite ubundi buzima. Nemeye mu mubatizo twapfanye na Kristo, biranditse mu ijambo ry'Imana, kandi muri ngo tuzuranwa nawe duhabwa ubugingo bushya muri Yesu. Ushobora kwibwira yuko ka kanya binitse umuntu bakamukura mu mazi, ukibwira yuko ari ibintu bidasanzwe, ari ibintu bisanzwe, ariko ndagera ngo babwire ko ibyo bintu bivuze ikintu kinini mu isi y'umwuka. Iyo dusoma Bibiliya muri Petero bice 3:21, Petero wa mbere, haravuga ngo umubatizo ntabwo ari wo ukiza. Umubatizo si guhindura umuntu umwana w'Imana. Icyo nacyo mucyumve. Umubatizo ntabwo ari uhindura umuntu kuba umwana w'Imana. Umuntu aba umwana w'Imana ryari? Ngena igisubizo. Umuntu aba umwana w'Imana ryari? Ari ufite igisubizo muri mwe? Ntabwo umubatizo ari wo uhindura umuntu umwana w'Imana. Nubwo tugiye kubabatiza, Bibiliya iravuga ngo umubatizo si uguhindura umwana w'Imana, nta nubwo ngo ukuraho icyo ryo ku mubiri, ariko ngo ni isezerano ku Mana. Yesu ashimwe. Ngo ry'umutima uticira urubanza. Umubatizo ni isezerano ku Mana ry'umutima uticira urubanza. Niba ugiye kubatizwa, ugomba kuba ufite umutima utagucira urubanza. Reka mbabaze, muri mwebwe hari abasezeye inshuti nimugoroba? Hari abasezeye inshuti? Hari igihe umuntu ashobora kwitegura kuza kubatizwa, akavuga ati disi ngiye kubatizwa none, ngwino dusezerane. Hari abasezeranye muri mwebwe uyu mugoroba? Hari abasezeye ku nshuti? Nubwo gusezera ari ngombwa, twavuze ko umubatizo ari ugusezera, ariko ntabwo umugoroba w'ejo ari wo gusezera. Nguze gukora ibyaha wari usanzwe ukora, ubwo uti noneho ngiye kubatizwa, ariko reka nongere mbikore disirindi rimwe hanyuma ngore kubatizwa. Bibiliya iravuga ngo ni isezerano ku Mana ry'umutima utagucira urubanza. Muri Bibiliya ngeze ku ijambo rya gatatu, umubatizo wemewe n'ubu. Muri mwebwe tubigisha cyangwa babigisha, twababazaga aho mwavuye, amadini mwakuriyemo, amadini mwatorejwemo, hanyuma
kubera ko ari umuhango wera, ntabwo uyu muhango dushaka mu itorero ryacu dushaka kuwanduza, ntabwo tugusubiramo kenshi ngo bigaragaze yuko iyo umuntu yabatijwe mu mazi menshi, aho wabatirijwe hose titwongera kukubatiza, ariko turakwigisha. Ariko iyo dusanzwe utarabatijwe mu mazi menshi, bakakubatiza ku gahanga cyangwa bakakubatiza mu izina rya Yesu gusa, turakubatiza. Hari amadini abatiza mu izina rya Yesu. Ubundi iyo tubatiza turavuga ngo mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Abantu bose bari aha babatijwe mu izina rya Yesu bagere gutyo. Kubera yuko hari amadini amwe abatiza ngo mu izina rya Yesu, ariko turavuga ngo nkubatije. Dusome Matayo igice cya 19 cya Matayo 28 sorry, murongo wa 19 ubwo mvuze verse yabyo. Matayo 28 murongo wa 19 aravuga ngo nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Iyo byakozwe mu izina ry'umuntu umwe muri abo, ntabwo biba byuzuye tugusubizamo, kubera ko iby'ijambo ry'Imana iyo ukuyeho gato wakwibwira ngo ni gato, ariko ukabuhinduye ibintu byinshi. Turababatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Niba warabatijwe mu izina rya Yesu wenyine kandi twemera, tugusubizamo. Umubatizo rero wemewe muri Bibiliya ni umubatizo w'amazi menshi. Twasomye ijambo hariya hantu ndahavuga ibintu bibiri. Yesu ngo ajya kuri Yorodani kubatizwa. Yorodani ni umugezi, ni nkuko wavuga Nyabarongo. Turi kumwe, ni umugezi wo mu Isirayeli nkuko wavuga Nyabarongo. Yesu rero igihe kigeze cyo kubatizwa nawe ngo yarabatijwe. Ushobora kumva tutese Yesu yabatijwe kubera iki? Ko atigeze aba n'umupagani. Ntabwo Yesu yigeze aba umupagani, kandi umupagani niwe ubatizwa. Ariko Bibiliya iravuga ngo kubera umurimo wo gucungura abantu, ngo utigeze kumenya icyaha, ngo Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu. Ngiki cyatumye Yesu aza kubatizwa kuri Yorodani kugira ngo asohoze gukiranuka kose. Niba Yesu yarabatijwe rero, umubatizo ni igikorwa kigomba gukorerwa abamwizera bose. Umubatizo w'amazi menshi niwo twemera, kuko umubatizo ku gahanga ntawo tuwubona. Umubatizo w'igice kimwe ntawo tuwubona. Bibiliya itubwira ko n'abigishwa ba Yesu, iyo dusomye Yohana ibice 3 ari naho soreza, Yohana ubutumwa bwiza ibice 3 murongo wa 22, hari aya magambo avuga ngo, hanyuma y'ibyo Yesu ajyana n'abigishwa be mu gihugu cy'Iyudaya, atinda nayo nabo abatiza abantu. Ariko Yohana we yabatirizaga Mwayinoni bugufi bw'Isalimu, kuko ariho hari amazi menshi. Abantu baraza barabatizwa kuko Yohana yari atarashyirwa mu nzu y'imbohe. Yohana yabatirizaga hehe? Mu Isalimu, kuko ariho hari iki? Hari amazi menshi. Bitewe nuko inzuzi ziri kure, kandi inzuzi zikaba zirimo ibikoko bishobora gufata abantu, ntabwo dukinisha ubuzima bw'abantu. Ubundi twakabajyanye muri Nyabarongo, kabariho mudakubatirizwa. Ariko muri Nyabarongo hari ibisimba, ushobora kuza kubatiza tugataha dufite ikiriyo.
ariko itorero ryateguye uburyo bwiza bwo kubaka ikimeze nka pisine ku rusengero harimo amazi menshi, ari naho tubatiriza abo bantu. Kandi iyo tubatiza tuba ducunga iyo umupasitori umuntu amunaniye kubera yuko amusumba cyangwa amurushije imbaraga, ndaza kubibabwira. Hanyuma wa muntu yamubatiza amazi ntabashe kumurenga ku mutwe, turamubwira ngo ubwira umusubizemo. Bashobora kumufatanya ari babiri cyangwa tukabwira umuntu ngo iyoroshe. Amazi agomba kukurenga, nibyo bita gupfa. Umuntu wapfuye bamuhamze bashiraho iki? Bashiraho itaka. Namwe rero mu buryo bw'umwuka ni ugufana na Kristo no kuzukana nawe. Niyo mpamvu amazi menshi ari ngombwa. Mu gusoza, nagira ngo dusenge kandi dusengere ubugingo bwacu, ariko dusengere n'abagiye kudufasha muri iki gikorwa. Aba pasiteri twateguye baje kudufasha muri uyu muhango, tugiye kubaha akanya kugira ngo nabo baje kwambara. Ariko icyo nashaka kubasobanurira, ntabwo umubatizo ari umuhango w'idini. Si umuhango w'idini ngo umuntu yumva ati reka njye kuzuza wa muhango w'idini. Umubatizo niwo winjiza umuntu mu itorero. Turi kumwe? Ntushobora kwitwa urugingo rw'itorero utarabatijwe. Muri mwebwe niba hari umuntu wabaye umukristo ariko atarabatijwe, nagira ati ndebe. Yego, ngwino hano yegere. Ngwino hano shaka. Ngwino. Mbwira ukuntu umuntu yaba umukristo atarabatijwe. Amahirwe nuko tugiye kukubatiza. None ndashaka abatumvise nibo mbashaka. Ndashaka ko abantu babyumva neza. Waba warinjiye mu itorero utarabatijwe? kandi Waje gukora iki? Kubatizwa. Uwuhe mubatizo? Amazi menshi. Hari undi mubatizo wigeze ubatizwa? Ntabwo wabatijwe kwa padiri? Niwo mubatizo wa mbere. Isubire. Umubatizo ni umuhango ukorerwa uwizeye wese. Iyo umuntu yizeye umwami Yesu, akakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, turamubatiza. Niba muri mwebwe hari umuntu ufite impamvu akaba nyuma yo kwigira umubatizo ariko nanone yarongeye gusubirayo, reka ngusomere ubutumwa hano mbere yuko nsenga. Reka mbasomere ibice bikeya gusa. Abaja kwambara bo bagenda, tukaza gusenga mugarutse. Tujye mu ba Efeso 4. Ubutumwa ku bantu bose babatizwa cyangwa bagiye kubatizwa. Bibiliya iravuga aba Efeso ibice 4 umurongo w'17. Aya magambo ndayasoma, ariko muze kuyasoma ni mugera mu ngo, kandi muje muhora muyasoma igihe cyose. Aravuga ngo ni Paulo yandikira iri torero. Aravuze ngo nico gituma mvuga ibi, nkabihamya mu mwami yuko mutakigenda kuko abapagani bagenda bakurikiza ibitagira umumaro byo mu mitima yabo. Ubwenge bwabo buri mu mwijima, kandi ubujiji buri muri bo, no kunangirwa ku mitima yabo
byabatandukanije n'ubugingo buva ku Mana, kandi babaye ibiki bihawe ubusambanyi bwinshi, gukora iby'isoni nke byose bifatanije no kwifuza. Ariko mwebweho, cyangwa ariko weweho, ntiwize Kristo gutyo. Niba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we ibihura no kuri ko muri Yesu, bibabwiriza iby'ingeso zanyu za kera, ko mukwiriye kwiyambura umuntu wa kera uheneberezwa no kwifuza gushukana, mugahinduka basha mu mwuka w'ubwenge bwanyu, mukambara umuntu mushya waremewe ibyo gukiranuka no kwera bizanwa n'ukuri, kuko Imana yabishatse. Nuko mwiyambura ibinyoma, umuntu wese avugane ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Nimurakara ntimugakora icyaha, izuba ntirikarenge mukirakaye, kandi ntimubererekere Satani. Uwibaga ntakongere kwiba, ahubwo akora imirimo akoresheje amaboko ibyiza, kugira ngo abone ibyo gufasha umukene. Ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kanyu, ahubwo uko mubonye uburyo muje muvuga iryiza ryose ryo gukomeza abandi, kugira ngo riheshe abaryumvise umugisha. Kandi ntimugateza agahinda Umwuka wera w'Imana wabashyiriyeho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa. Gusharira kose n'uburakari n'umujinya n'intonganya no gutukana hamwe n'igomwa ryose bibavemo. Mwakira ijambo ry'Imana. Muhaguruke dusenga. Igisobanuro cyavuze ngo, igisobanuro cy'umubatizo cyavuze ngo iki? Twavuze ngo nukubwira isi yose ngo singiri narahindutse. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gisha, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bisha. Muri iri teraniro haba hari umuntu utambaye ibyera, ariko nawe wafata icyemezo muri uyu mwanya akavuga ati nanjye ndumva nizeye umwami Yesu mu mutima wanjye, nabatijwe umubatizo ariko ndazi igisobanuro cyawo, ariko uyu munsi niyemeje gukurikira umwami Yesu. Niba uhari muri iri teraniro wazamura ikiganza cyawe kagusengera by'umwihariko, hanyuma kakwigisha, hanyuma tukakubatiza hamwe n'abandi. Waba uhari? Ndamubonye rwose, zamura cyane. Amabuye yanshiranye. Amen.
ntabwo mwari abakristo mwaribo nariwe ariko ngiye nasenyeraga mu Gatolika hariya ipaki urashaka kwizera umwami Yesu yego no kubatizwa umubatizo w'amazi menshi yego wewe ntabwo wari umukristo nariwe ntabwo nabatijwe nasengeraga muri ADEPR yahehe Kabare Kacyiru ntabwo nasenga ntabwo wasengaga ubwo no kuvuga urashaka gutangira urugendo rwo gusenga Imana ikumugisha wari umukristo hehe muri Kiliziya Gatolika wabatizwa umubatizo ku gahanga umushe kumubatizo bibiri ivuga ari umubatizo w'amazi menshi urifuza kubatizwa umubatizo w'amazi menshi wihanye ibyaha byawe wasengeraga kwa padiri hehe Gashara murashaka ko tubasengera yego reka nsaba pasiteri baze tukamye tubasengera reka nsabe umushumba Pascal Mana turagushimiye tugushimiye kugira neza kwawe turagushimiye kubw'ijambo ryawe ijambo ryawe rigize umumaro mwinshi muri uyu mwanya abana bawe bararyumvise none baraje barakwitabye kugira ngo bagirire neza natwe turi muri uyu mwanya turabasengeye mu izina ryawe Yesu Kristo ubeze ubatunganye amaraso wamenye ku musaraba i Goligota nabeze nabatunganye bambure imyambaro gukiranirwa uhereye none ubambikiye gukiranuka amazina yabo niyandikwe mu gitabo cy'ubugingo kandi mwami turabasengeye ngo bafate ukuboko kuko batangiye urugendo rugana mu ijuru bakomeze kuyoborwa nawe be kuzongera gusubira inyuma ukundi urakoze kukugize neza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen amen komera Imana amashyi bakiri hano izindi ntama zacu biyemeje gukurikira Yesu wewe wavuze ko wegereye ku ruhe rusengero rwa Kabare rwo mu Rwintare ndamyobera pasiteri wawe ndaza kumukwereka nta mudiyakoni wa Rwintare uri hano ninde nta mpaka ari he gira hafi uyu mugabo niwe wigisha abagiye kubatizwa uramuzi wajya kumuha uzamwegere agufashe wewe wavuze ko uri usengera Kabare pasiteri wawe arahari ariko na mwarimu arahari nguriya iyi ni intama yacu uze kuyireba hanyuma wewe wegereye uruhe rusengero hano Kacyiru uyu ni wa hano pasiteri Bosco iyi ni intama yawe nagira ngo rero bari abadiyakoni bari hariya mugende bababwire uko bigenda hanyuma tuzababatiza tugiye gusenga kugira ngo mbabwire akandi kantu gatoya tumaze gusenga Mana data mu izina rya Yesu tugushimiye umunsi mwiza umunsi umuririmbyi yavuze ngo umunsi mwiza nibuka unakwemereyeho uyu ni umunsi ukomeye mu buzima bw'aba bantu
bambaye ibyera kandi bagiye kubihamisha kubatizwa umubatizo w'amazi menshi. Turagushimira ko washizeho urufatiro rw'agakiza. Turagushimira ko waje gukiza no gushaka icyari cyazimiye. Tugeze mu mwanya tugiye kubatiza abizera bashya umubatizo w'amazi menshi ufite igisobanuro mu rupfu rwawe no kuzuka kwawe. Turabasengeye kugira ngo buri wese ubwo yinjira muri ariya mazi ahakuremo imbaraga nshya zo kumukomeza muri uru rugendo, kandi nk'uko umwuka wera yakumanukiye kuri wa munsi niko dusengeye aba bantu bose bagiye kubatizwa kugira ngo umwuka wera bazeho, kugira ngo babashishwe gukora umurimo kandi bahore biteguye bari maso. Icyubahiro n'ikibi cyawe niko tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Reka nsabe uyu mwana wa gatatu, abandi mwicara. Uyu wa gatatu ubundi ndashaka ko gira ibyo mberekera hano mbere yuko tujya muri Yorodani. Kugira ngo umubatizo ushoboke hagomba kubaho abantu babiri. Hagomba kubaho umuntu ugiye kubatizwa, hakabaho na pasiteri ugiye kumubatiza. Nagira ngo mwese mugire gutya. Hari pasiteri ushobora gukoresha ibumoso ariko njyewe nkoresha iburyo. Uvuge ko ahantu hagaze ni muri Yorodani. Witwa nde? Muhoza Diane. Pasiteri afata cyo. Agafata Muhoza Diane. Hanyuma hari amagambo akoresha. Akavuga ngo Muhoza Diane, kubwo kwizera kwawe n'ubuhamya bwawe ndakubatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Hanyuma akakwiriza ibyo bifite igisobanuro gikomeye mu mwuka, gikomeye cyane. Ariko kugira ngo bishoboke mugomba kwifata neza. Hari abashaka kwatera ibigango muri mwese. Mugomba kwitwara neza mukiyoroshya mu mazi, kurya amazi umuntu yoroha, ukiyoroshya ugafunga umwuka, ubumbura akanwa uri muri Yorodani mu mazi atinjira. Mugerageze kwiyorosha.